erezo manje ntago ndi kiremba akuhita ugakuraho tukote si kiremba yego nimba atari kiremba rero gahunda irahari isaha n'isaha sinzabura ariko nge isaha n'isaha uzabona invitation ziri kunyura izindi zinyuraho amakoti bambara yakenze icyo gihe yego abantu bacuruza imyenda bazunguka. Homophobia ni indwara abantu barwara bagatinya gushinga ingo cyangwa se gushaka abafasha, aho usanga umubare munini w'abasore baratinye gushinga ingo ndetse yewe nta n'abakunzi banagira, byibuza ngo hatekerezwe ko umunsi umwe bizakorwa, wenda bari kubipanga, ahubwo hagahora hibazwa ikintu gituma ibyo bintu bibaho, abahungu bagatinya gushaka rwose, binatuma benshi batangira kubatekerereza babibazaho cyane, bavuga bati se buriya ntago baba ari ibiremba moteri zidakora. Iyo ni indwara rero yitwa homophobia yo gutinya gushaka, ariko nanone iyo ndwara ntago ariyo yanzanye hano ngo nyivugeho, ahubwo icyanzanye hano ni ukubabwira cyangwa se kubereka abasitari, ibyamamare byakunzwe cyane muri industry nyarwanda, ariko kugeza na n'ubu bakaba batarashaka, nta n'akanunu gahari ko kuba bashaka abagore. Uru ni urutonde rw'abasitari 10 rwose, ni top 10 twakoze neza twitonze, ariko nanone turahera ku wa 10 tumanuka ku wa mbere. Gusa niba wumva ukeka uwa mbere mutubwire muri comment, ubundi ntiwibagirwe gukanda like ndetse na subscribe niba utarayikora uyikore rwose. Iyi ni Dego Media, njye ugiye kubagezaho iki kiganiro. Amazina ni Ismael Niyogusengwa, Shirimaka naryo ni iryanjye. Twihuse cyane ku mwanya wa 10 turahasanga uwitwa Nizeyimana Philbert. Uyu akaba ari DJ Phil Peter. Uyu DJ Phil Peter ni umusore wavutse ku itariki 12 z'Ukuboza 1989. Ubu ngubu akaba afite imyaka 36 yose. Akaba rero ari umunyamakuru, abifatanya no kuba ari umu-DJ ndetse akaba ari n'umuhanzi. Uyu musore rero ahantu ari hose, iyo abajijwe ikibazo cyo gushaka bamubaza impamvu adashaka, icyo kibazo ahita agikwepa rwose. Uyu DJ Phil Peter mu kumenyerwa nk'umunyamakuru yamenyerewe muri The Choice Live kuri televiziyo yitwa Isibo TV, aho yakoranaga n'uyu muntu wa 9 ngiye kubabwira hano. Uyu nawe twagize uwa 9 ku rutonde rw'abasitari batinya gushaka abagore. Amazina ye nyakuri ni Irene Murindahabi cyangwa se Morodekayi. Uyu amenyerewe nk'umunyamakuru ndetse akaba umu-YouTuber wabigize umwuga, ndetse akaba yikorera n'itangazamakuru kuri YouTube channel yitwa MIE Empire. Uyu nawe rero akaba yaravutse ku itariki 12 z'ukwa gatandatu 1992. Ku myaka ye 33 akaba agendera kure ibintu byo gushaka umugore ndetse no kuba yagira umuryango nk'abandi bagabo tuzi bafashe izo nshingano. Twihuse cyane ku mwanya wa 8 hari uwitwa Kayitaba Emmanuel cyangwa se mwamenye ku izina rya Nyagahene. Uyu akaba ari umusore wavutse ku itariki ya 1 z'ukwa kabiri 1985. Imyaka ye 40 rero arayifunitse, nta mugore atwereka ndetse nta n'umukunzi uzwi yaba yarigeze kugira. Uyu Nyagahene rero yamenyekanye muri sinema nyarwanda za kera, zimwe zabaga zirimo ba Mukarujanga, Samusure, Kanyombya, Nyina wa Mbogo, Sekaganda ndetse n'abandi. Twihuse cyane ku mwanya wa 7 hariho uwo bita Gakumba Patrick cyangwa se mumuzi ku izina rya Super Manager. Uyu musore Super Manager yavutse ku itariki ya 1 z'ukwa 4 1986. Ku myaka ya 39 na n'ubu nta mukunzi nta n'umugore agaragaza. Mu busanzwe Super Manager akazi ke ni ukumanaginga abakinnyi bakomeye mu Rwanda ndetse no muri East Africa, ariko nanone akaba ari n'umuhanzi ndetse n'umunya-business ukomeye cyane. Kuva Nyagatare kugera i Kigali, from zero to hero, ambassador of the ghetto, the president of the street, Konyine boy, Mutoto wa Mungu, voice of the money, Super Manager the King Kong, ariko nta mugore afite ku myaka ye 39.
Twagiye ku mwanya wa gatandatu, hariho uwo bita Benimana Ramadhan, abenshi mumuzi ku izina rya Bamenya, akaba ari nawe nyiri projet bita Bamenya series. Ni icyamamare cyane mu ruganda rwa sinema, akaba ari umwe mu bagabo babashije kubica bigacika ndetse bakaba bagira aho bigeza hahambaye muri sinema nyarwanda. Uyu Bamenya rero yavutse ku itariki 14 z'ukwa kane 1992 ku myaka ye 33. Ibyo gushaka umugore ntabikozwa, ikintu bose bagenda bahuriraho ni ugukwepa ikibazo cyo gushaka abagore. Ku mwanya wa gatanu turahasanga uwitwa Axel Rugangura cyangwa se umwite Bombo Shokora. Uyu ni umunyamakuru wabigize umwuga, akaba yaravutse ku itariki 30 z'ukwa gatanu 1988, avukira i Bujumbura, akaba agejeje imyaka 37 rwose atari yashaka, ariko nanone akaba yarigeze kuvuga ko azashaka igikombe cy'isi kirangiye, kandi muzi igihe igikombe cy'isi cyarangiriye ni 2022, hakaba hihiritseho indi myaka 3, turi 2025, nta kanunu ko gushaka umugore cyangwa se ngo abe yagaragaza umukunzi we byibuze bitegura kurushinga. Ku mwanya wa kane hariho icyamamare Rocky Kimomo Kirabiranya. Amazina ye nyakuri akaba yitwa Uwizeyimana Mark, akaba azwi nk'umusobanuzi wabigize umwuga. Niwe nyiri Rocky Entertainment ndetse na Kimomo Safari, ariyo company itwara ba mukerarugendo. Yavutse ku itariki 24 z'ukwa munani 1991, ku myaka ye 34. Uwizeyimana Mark atari yashaka umugore, ndetse yakunze kumvikana avuga ijambo nta gikwe cyangwa se ashaka kumvikanisha yuko nta bukwe ateganya. Ku mwanya wa gatatu hakaba hari icyamamare King James cyangwa se amazina ye nyakuri akaba yitwa Ruhumuriza James. Yavutse ku itariki ya mbere y'ukwa kane 1990, ku myaka ye 35, afite supermarket Minimex Posho Industry cyangwa se uruganda rw'akawunga ka Minimex. Ibi byose akaba bikesha amafaranga yakuye mu muziki atari make cyane, ndetse akaba ari amafaranga yamuhinduriye ubuzima mu buryo bugaragara cyane. Ariko nanone kuba atarashaka umugore kikaba kimwe mu bintu bituma abantu benshi bamugaya cyangwa se bamuvugaho menshi. Ku mwanya wa kabiri hari uwitwa Niyitegeka Gracian, amazina mwamumenyeho y'ubwamamare ni Papa Sava, Sekaganda ndetse na Seburikoko. Uyu Gracian rero akaba yaravutse ku itariki 25 z'ukwa 11 1978, ku myaka ye 47, akaba akivuga yuko igihe cye kitaragira ngo ashaka umugore, kandi ngo ntago arwaye rwose kuko arabihakana cyane. Uyu musaza w'umusore ni umwe mu bateje imbere sinema nyarwanda, bayivana ku rwego rwo hasi bayigeza ku rwego rwo hejuru, ari rwo rwego tuyibonaho ubu ngubu. Ibyo turabimushimira, ariko nanone kudashaka bikaba bikomeje kuba ikibazo. Ku mwanya wa mbere turahasanga icyamamare muri sinema Tuko Wote, mumuzi muri Bamenya, amazina ye nyakuri yitwa Irunga Ronje, ndetse akaba yaravutse 1972, ku myaka ye 53, akaba nawe akivuga ngo atari kiremba rero gahunda irahari. Gahunda irahari. Isaha n'isaha sinzabura ariko njye isaha n'isaha uzabona invitation ziri kunyuraho izindi zinyuraho gushaka ntago igihe cyari cyagera, mutegereze, ahubwo mwebwe mube mushaka imikenyero kuko bizaba ari ibicika. Nshatse guseka. Bantu musenga mugasaba Imana, musabire bano bantu rwose bagira umuryango, mureke tubasabire rwose. Mujye muri comment muvuge muti Imana ibafashe. Ndetse njyewe wumvaga amazina ni Ismael niyo gusengwa, Shirima kanaryo ni iryanjye. Ndabakunda cyane. Ciao ciao.